Nongeye kubaha ikaze aho tubana kuri uyu muyoboro wa YouTube, aho twigira Ikinyarwanda. Muri video zacu zishize twarebye byinshi ku Kinyarwanda, twarebye izina, tureba inshoza y'izina, tureba amoko y'amazina. Uramutse utarabirebye cyangwa utaragize amahirwe yo kubona izo video, wareba link iri muri description maze ukagira amahirwe yo kuzibona. Bigufasha kugenda utera intambwe gake gake ugera ku ntego yo kwiga Ikinyarwanda. Buriya intego yo kwiga ni ukumenya, kandi kumenya neza ni uko umenya ibikurikiyeho waramaze kumenya ibyabanje, birafasha cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubumwe n'ubwinshi bw'amazina y'Ikinyarwanda. Ubumwe n'ubwinshi bw'amazina y'Ikinyarwanda. Hano ugomba kumenya ko hari ikintu cyitonderwa. Icyitonderwa gihari nta kindi, kuko nubwo iyo ari amazina y'Ikinyarwanda ariko hari atagira ubwinshi. Amazina y'Ikinyarwanda ariko atagira ubwinshi. Bivuze ngo ni ubumwe n'ubwinshi bw'amazina runaka y'Ikinyarwanda. Mbere yuko dukomeza, banza ufate akanya gato kandi subscribe, kandi like, unasharinge iyi video ku nshuti yawe nimba utangiye kuyikunda. Dukomeje, amazina agira ubwinshi ni amazina rusange gusa, naho amazina bwite yo ntabwo agira ubwinshi. Tubanje kurebera hamwe inshoza y'isomo ryacu, ni uko izina rusange rishobora kuba mu bumwe rikavuga ikintu kitarenze kimwe, cyangwa umuntu utarenze umwe, cyangwa mu bwinshi, cyangwa rikaba mu bwinshi rikavuga ibintu birenze kimwe, cyangwa abantu barenze umwe. Hano byumvikane neza. Iyo izina cyangwa ijambo riri mu bumwe, ubutumwa ritanga cyangwa se riba ribumbatiye ubutumwa bw'ikintu kimwe. Niba mvuze umugabo, ni umugabo umwe. Niba mvuze igiti, ni igiti kimwe. Urumva ko ubutumwa iryo jambo ribumbatiye ni ubutumwa bw'ikintu kimwe, cyangwa se ubutumwa bw'umuntu umwe. Noneho izina, ubwinshi bw'iryo zina ryo riba ribumbatiye igisobanuro cya byinshi. Igisobanuro cyaryo kiba kijyanye n'ibintu byinshi. Nimba ari abagabo, ni abagabo benshi. Urumva ko igisobanuro cy'abagabo cyumvamo abagabo benshi. Igisobanuro cy'ibiti cyumvamo ibiti byinshi. Urumva ko ubwinshi bubumbatiye igisobanuro cy'ibintu byinshi, cyangwa se ubutumwa buvuga ku bintu byinshi. Dukomeje twihuse, twatanga nk'ingero, turajya tujyaniranya ubumwe n'ubwinshi. Ubumwe dufite ishuri. Ubwinshi bw'ishuri ni amashuri. Ijambo rya kabiri, umurimo. Umurimo umwe. Umuntu agira umurimo umwe, cyangwa se yaba ari myinshi ikaba imirimo. Birumvikana neza ko ubwinshi bw'ijambo umurimo ari imirimo. Ijambo rya gatatu ni umwenda. Umwenda umwe yaba ari myinshi ikaba imyenda. No kuvuga umwenda bitewe n'amasaku, indi ikaba imyenda. Akarere. Akarere ni ubumwe. Ubwinshi bw'akarere ni uturere.
ubwinshi bw'umukecuru ni abakecuru. Umugambi, ubwinshi bw'umugambi ni imigambi. Umuntu, ubwinshi bw'umuntu ni abantu. Kuri izi ngero dutanze ku bijyanye n'amazina ari mu bumwe ntari mu bwinshi, ndizera buri umwe umaze kumva ibi nawe yabasha gutanga izindi ngero, akabasha gutanga amagambo ari mu bumwe ndetse n'ubwinshi bwayo, kandi ari ibintu yumva ko ari kujyana nabyo byoroshye nyine abyumva. Ushobora kugira ikibazo ukumva hari nk'amagambo uzi, ukumva ariko ntuzi neza ubwinshi bwayo, ushobora kuyandika mu bitekerezo ukazavugaho nk'urugero nk'ijambo natanga nk'umukoro. Ubwinshi bw'ijambo imbwa. Waba arizi yabyandika muri comment, cyangwa se waba utarizi ukabitangamo icyifuzo nawe ukavuga ati uzabitubwireho, ukatubwira n'andi magambo uzi ariko utazi ubwinshi bwayo, wumva wakwifuza ko wabwirwaho byinshi kuri yo. Iryo ntanze ni ijambo imbwa, ariko nawe ushobora kuba hari ijambo uzi ukumva ubwinshi bwaryo ntubuzi, cyangwa se nubwo wamenye ukumva si ikinyarwanda cyiza, waba wifuza kubumenya, ndahari nkagufasha. Wowe icyo ukora ni ukwandika muri comment iryo jambo ushaka ubwinshi bwaryo, noneho azabukuzanira. Ubwo birumvikana nanjye nahita mbifata nk'umukoro nkazabiheraho ubutaha, ariko nanjye uwo mukoro wanjye mukawukora cyangwa mukawunsubiza. Ikindi amazina y'ikinyarwanda agira umwihariko cyane. Mu zindi ndimi usanga wenda ubwinshi bw'ijambo ari akanyuguti wongeraho ukoza ubwinshi, cyangwa se ugasanga ni inyuguti uhindura imwe ukayihinduramo indi igahinduka indi ukabonye ubwinshi. Ariko ikinyarwanda usanga igice kinini cy'ijambo cyahindutse, hari n'aho usanga byose bisa n'ibyahindutse. Byo ntibyagutera ikibazo kuko indimi zaremwe kimwe kuko ntizanakomotana. Abo twabanye rero mwakoze, tubane n'ubutaha tuvuga ku bindi byisumbuye ku kinyarwanda, twungurana ubumenyi. Gusa none wowe uri kumva iyi video cyangwa uri kuyireba, kanda subscribe kugira ngo ukomeze ushyigikire iki gikorwa, kugira ngo n'ubutaha uzazane indi video kandi nziza ivuga ku bindi bintu kandi by'ingenzi umuntu akeneye kumenya mu kinyarwanda. N'ibindi biherekeza subscribe, nyuma yo gukora subscribe kanda like ukabikunda, ugatanga comment, ugatanga igitekerezo, icyifuzo cyangwa inyunganizi, kuko nazo turazemera kuko zirafasha.
warangiza